Umudugudu Nyundo. Akagari ka Kagugu. Umurenge Kagugu. Njenda niteguye ndi tayari. 0:8 gatatu 52 10 ikibazo nabandikiye ku itariki 18 ikoranabuhanga ribagezaho kijyanye n'imiterere itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2023 kijyanye n'imiterere y'icyahoze ari Payizana. Wavutse ryari wowe? Yewe navutse muri 1984. Payizana kuze zaratanzwe. Hari ikibazo nabigizeho nabandikiye gushyira no muri dokima ngira kopi zigera muri 6 narazohereje. Izajyaga muri dokima zigera muri 6 ko n'intara nazigejeje. Bandikira urwego rw'umuvunyi. Tubwire imiterere y'ikibazo kugira ngo twumve. Imiterere y'ikibazo mu mateka y'abasogokuru batombera amasambu muri 1965 6,8 70,1972 kugeza mu 1983. Ya kontara yavugaga ko umuntu ugomba guhabwa pariseri ni umugabo umwe n'umugore umwe. Noneho iyo pariseri ikaba itemewe kwatishwa, kugurishwa cyangwa gutangwamo umunani. Bibiri itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2014 n'ayindi ibyangombwa isibura ya kontara bigemeza ko umuntu ashobora kubona ubutaka mu buryo buteganywa n'itegeko ry'ubutaka cyangwa iteka rya minisitiri w'intebe. Bivuga ko umuntu ashobora kubona ubutaka aho uguze, aho hawe, azunguye cyangwa se n'ubundi buryo busanzwe ko zigera mu icumi. Icyageretse kuri ibyo ngibyo icyahoze ni ukuvuga ngo Stopirwa ariyo sosiyete de Buretere w'u Rwanda cyangwa se Horizon ijya n'indura amazina yacungaga igihingwa cy'ibireti muri Payizana. Bavugaga ko muri kontara bavuga ko umuntu yagombaga guhinga ibireti kuva kuri 18 are kugeza kuri 75 afite are 200 agasigarana are 125. Ubwo yari we n'umuryango we. Iyo are 125 yagomba kuzihinga ibitunga urugo. Noneho cyangwa cy'ibireti akagikorera kugira ngo uruganda narwo rugire ibyo rukora mu iterambere ry'igihugu. Cyane kimwe bimaze guhinduka rero urumva icyo gihe basogokuru abatomera amasambu icyo gihe ntabwo bakiri. Hari abafashe amasambu, hari ababonye imirima bayiguze bayizunguye se, ariko itegeko ribemerera ko muri bwa butaka umuntu ushobora kugiramo niyo yagiramo 25 kuri 20 abihererwa icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo abe yabasha kugitega muri bande cyangwa se agikoresha mu bundi buryo ashobora kubonamo inyungu mu byamuteza imbere. Ikibazo naje kugira rero kinyuranyije nasanze banyuranya n'itegeko ruvango mu ngingo ya 3 y'itegeko nshinga ubuzima n'amategeko bw'itegeko nshinga bivuga ko icyemezo cy'itegeko nshinga n'iryo tegeko rikuru icyemezo cyafatwa cyangwa itegeko kinyuranyije nacyo nta gaciro rigira. Turakomeza nanze kuguhagarika kubera ko ibiri uburyo byose uraza gusanga ko uri mwigisha amategeko kandi ayo nize
nubwo yaba ashaje uraza gusanga ko ayawe arayo ushaka kwishyiriraho uretse wowe ugakoresha uvuge ni wowe ushoje hanyuma ubwire ngo udashonje yigisha rwose ndabyemera ikibazo kiri aho hagati aho ngaho akarengane kari aho hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo leta ifatanyije na horizon baracyagendera kuri bwa buso bwa mbere bwayo bakavuga ko umuntu agomba gukomeza guhinga bya bikero bine akabihinga iturete kandi mwigura umuntu afitemo iyo ari 25 kuri 20 ntibamugendere nibura ngo niba yenze ibirete asigaranye kangahe yahinga ibyatunga urugo niho ikibazo kiri. Ikindi kibazo kiri ku gihingwa cy'ibirete ni amafaranga atakijyanye n'igihe. Ikiro cy'ibirete cyumye gifite amafaranga 1,180 kandi ikiro cy'ibirete byumye kiva mu biro 6 by'ibireti. Wafata ayo mafaranga 1,180 ukayagabanya n'ibiro 6 ukabona amafaranga avuyemo niba utajyana ku isoko niba wagura igiciro cy'ibirayi igiciro cy'ibirayi gisigaye kigeze ku mafaranga 50. niho ikibazo gitera. rusoza ubwenge udashoje abantu mu Rwanda rero barasaba ko ntahabwa uburenganzira bw'imibereho bwo gushyikiriza imibereho y'iterambere ry'umuryango iyo twigishije ibintu iyo twigishije